So amafaranga nangahe so? Ushaka nande? Mbabariraga kwa ubu ngiye nabajyanye ahantu kugira ngo mbiceze mbatere ikinyuma cyanya cyo nyine gituma ibintu byose babyumva nyine bikajya mu buryo. So urashaka tuzafatwe wowe? Yiwe cyose ibintu byose twavugaga yabyumvaga. Bakagombye kuba wiga nibura za Canada. Byanze mvuga ngo uri kubaka ukankonje. Hanyuma Liza, kubuto ahantu ukajya ujya kwisangiza hari inyuma. Nje nanakwirasa kugira ngo byumve neza. Uziko n'umuntu asiga abavandimwe be nabo n'umuryango ukagisanga yigiriye Canada. Ntatswe uri kumwirasa muri leta mane Liza. Kari umugabo mwiza. Ko wazenta muntu ubwiye. Ntago warumbuye. Ngiye numvaga nkukumbuye ngatekereza ko nawe ariko bimeze. Ikindi kandi uko nasohotse nta muntu ngishije inama, ni nako nagarutse mu rugo rwanjye nta muntu ngishije inama. Cyabare igitekerezo kibi. Cyabo? Merci. Karibu tena. Asante. Hanyuma natekereza ko wari kubanza ukagira douche, hanyuma tukajya ku meza. Asante sana. Sawa. Sawa rero. Okay. Papa ngo wanshaka. Ime. Salamu alaikum. Alaikum salam. Wamuonye mama? Namuonye. Urulutse ibintu by'imikati n'ibyayi nijoro. Ko nubu babuze nyina uri. Omugati. Urashaka omugati? Sawa, ndamu amafaranga gende ugule ku butiki. Nete chumba. Sawa. Uzayirangeze kakana ngiye guhita misoza ariko undi koko wari usanzwe ukora akazi ko mu rugo mahusha yego maze niko kazi kanjye maze ngamazemo imyaka myinshi yaravuga rero mfite abashyitsi yego ubaza akabazo mbese uyu mugabo wanjye mwaye musanzwe muziranye mbere yuko uza gukora hano Igana umumama witwa Muhoza wamaye nimero ze. Umuntu nari nziranye nawe na Agnes gusa kuko twiganye. Mwiganye? Yego. Uza kuva mu ishuri ute? Nyine mama wanjye yaje gupfa. Papa nawe bamwirukana mu kazi biba ngombwa ko mpagaritse ishuri kubera ubushobozi. No kuza mu kazi ko mu rugo. Yego, kubera ko nabonaga nta yandi mahitamo mfite
nkwiye gushaka imibereho ndavuga ngo reka nze nshaka akazi ko mu rugo. Aho se buriya urabona ibibazo nka biriya biba bikwiye ku muntu w'umukozi koko? Urabona atari kumwivangira mu buzima bwe ndetse no kumutoteza? Kandi reka nkubwire, ibi nibyo bituma nta mukozi umara kabiri ahangaha. Urimo kwivanga mu buzima bw'umuntu ndetse no kumutoteza. Kuki? Kubwira umukozi ngo akore neza no kumutoteza? Cyangwa nawe ngiye ntago nemerewe kumuvugisha? Aho nyumvira nawe. Nyumvira ko ntukavanga ibintu, gusa ibyo bihuriye hehe? Iyo hari umukozi n'ibibazo, umukozi adahari n'ibibazo. Mabuja, rwose ntabwo nzongera kukwivangira mu bibazo byo mu rugo. Oya. Ariko ngwino. Wenda soni. Ariko uzi ibibazo ubu ngubu watera ngaha. Niki ushaka kugarura mu rugo? Utekereza ko byarangira gutya? Wareka ngakubita. Niki ushaka kugarura mu rugo? Wareka ngakubita ngakamenagura kare akajinga gusa. Karafata kakanira umukobwa inda wowe ndabona umuntu wanyangirije umwana nashaka kumukosera wowe kanyitambika wowe. Hasoni. Ariko reka nkubaze. Ikikubwira neza yuko ari wowe wamuteye inda niki? Nukuvuga ngo kuba umwana yaraje kubaza amakuru ya mugenzi we bigana bisobanuye yuko aje kumutera inda. Ubu si uramukufasha inkono kwe mukubita mu mutwe par accident ugashiduka amaraso avirira nyo kubikizwa niki? Aho wagarukira wowe. Nashaka mucaburi ya burizo hirwazunguza mu bakobwa abatera amada. Ari wowe wanyuma yateye inda. Kiba katera abakobwa bakina. Ntugahubuke. Uzi ko ubu wahubuka ukiteza ibibazo ahangaha. Bibazo ki? Hama bamaramutse bakushyize muri mabuso twabigenza gute? Ntiwatangira kwicuza. Ariko nanjye nakakosoye nta kibazo. Wakabatekereza mbere rero kurenza gutyo. Kutandeka ngakosora kutandeka. Sawa. Soka. Nyuranga. Genda umukubite nushaka umwici. Urabyumva? Ukora icyo ushaka akazi yawe. Ibizaba byose uzabyicuza. Wazi nyesi nagena ngakubita kagapfa. Wazi sinagena nyesi sinagakurikira ntakirukaho ngakakukonyokora. Kazi besha kagarukiye ku rupangu jewe. Tango uzibesha ngoro mbuze kuhana inzererezi. Ni wowe nzakubita. Waba guza mahiro wowe sha. Man, meze bite se? Bite ko muna birunguje mani yariye karo. Skukaya. Skukaya muginga yatubeshye. Indese. Yeshya ngo nanyenze inyana yimbwa. Ese yakubeshye iki man? Liza ndabizi neza ratwite ijana ku ijana ariko. Atwite se warayimuteye cyangwa ubizote? Undi umizote man. Reka mbwire. Ise yaranguye mwuka neza. Subize ko ndi kwa playinga zira ball za Canada man. Ntamze tuyende reka njeyo ndebe kunuriza ndeba amakuru yiwe. Nasanze yise. Man ndakurahiye. Nyimubwira ko nitwa Cyusa. Yaranguye mwuka neza. Ikintu cyanyejeje niwo ku kintu kijyanye n'iguru nize. Nese niruka. Garo yarakwishe man. Umva nkubwire man. Uzi gahunda iri hari yasengewe ikintu Agnes avuga ndacyemera. Sibyo? Ibintu avuga Agnes ngenda bishyigikiye kuko se ashaka ko yarakoze ibyo bintu man. Agamije kugira ngo aguhabye nyina gutera ubwoba tu. Urumva? None nawe nyine uhita uhuba umukobwa w'umureke nongeye kumwiteza bya bindi byawe. Bro. Reka kuminja rikano sindi uruhinje kumva bro. Ni ibintu nize neza isi yabinyibwi. Hawo man aho bundi uteyite bro. Ese wajya nkwemere ko Liza twite nabizi warayimuteye kandi ikindi nyuma yuko tumenye gahunda ibyisha inyuma ntago agombye kuba. Wimbwira gutyo bro. Nta n'impamvu yo kuvuga nanjye. None se urajya nkubwiye gute man? Nyine mbabara umbwira ikintu ushaka kumva. Urashaka kumva ko atwite adatwite? Nese kwisi ugenda man?
Caritas ndaga nese nari nje hano ngo nuri umujinya umbwira uko ushaka ngaho gena none ndebe icyo bikumarira man Caritas nawe urambonera umuntu uramamagaye ngurutira hano nturangiza ugahita wiruka uretse ubucucu wanjye kuki wigeze mu wigeze wakanu kigeze izina ry'Imana ntabwo wanzana ibyo bintu ukabukurikira ntabwo wabunzanaho wowe amana uzi ko namara gikubita umugore cyangwa umukobwa wowe wasaze uko nina zikirwanya umubita wishimishe basi karikiza kanuka kakinga karambese akundi nkwesha iki mubeshya iki kuki ukomeza gutsimbarara ku binyoma kuki udashaka kumva ukuri kwanjye ndi kukubwira ubundi usanze twita ubundi wabikoraho iki akoma n'ubundi wongeye kakwigisha kugeza aka kanya sindi kumva ikintu muri gupfa kwera cyusa urambabara umva reka mbabwire rero umva mugambabarira ibintu tuva ahangaha tureke kuganira ahangaha sibyo n'ibi biti ubwabyo nabyo bigira amagambo byanaduteza n'abantu tugende kuganira kwa kazungu we ni gute ukunda umukobwa mana ko mutaze akunda cyusa none nkubita ubona nkubita tubone ko nawe ntukazajya wiyenza vayo hano cyusa usikiye aba yampereye cyusa vayo muze tugende cyangwa murabizi tugende mwana ego umva nyine gakwangiye icyo nkeneye n'amafaranga umva kandi ariko kuba ikintu byose uba bifashe nk'ibintu byoroshye umva ubu ngubu harabura nka metero zingahe kugira ngo cyose afate amakuru yose yuzuye mbabarira gakwa ubu ngiye nabajyanye ahantu kugira ngo mbicaze mbatere ikinyuma cyanya cyo nyine gituma ibintu byose babyumva nyine bikajya mu buryo si urushaka tuzafatwe wowe gakwa nshakira amafaranga nshakira wenda nka 30,000 ndakeka byavamo ya ariko ni umva uyamboneye byavamo ndakwijeje ubundi ngiye nkatanza nkagureza igisubizo cy'ukuntu ibintu byagenze okay sawa Allô? Oui, est-ce que quoi? Ese kwa ibyo bintu bimeze ute kweri? Canada kubera ko ushaka kumutwara muri Canada. Ako gakwa kubera ko wi stress. Ubwo urumva ibyo bintu bitoroshye, arega hari ukundi wabigenza. Ese urumva ibyo bintu none se wowe reka nkwereke uko ubigenza banza utanga ayo mafaranga ayo bagusabye numara kuyatanga uze nkwereke ukuntu ibintu byose bikorwa byihute ibintu bive mu nzira oya reka kwistressa wana okay sawa reka wowe bikore gutyo ndahita nkubwira sawa okay sawa uretse gato nari mbazanya agafati soro ugize ngo ngiye ntakwishyuye nangahe Tandatu ariko hari n'igihumbi mama bisigayemo ubushize igihumbi okay sawa ayasigaye uyamwe mwaka sawa okay Mungu uretse kwikunda wafashe ne ukayimba isi wampaye yawe mana kize ndeshya nawe ukomeza ibintu shatangana umutima mwiza unase twese mama nisi undi ko mbara nta kintu mwafashe
si yewe ko ari we bose niwe twari turindiriye. oya wana ahubwo se umuntu upima hano ari hehe mpamagaye mani nawe ufite ijwi rikomeye uretse ndiyizeye Umbaze! nawe tumenye aho ngaho katazara Yaje. urafata iki cangenze na kasikoro Ni mitsingi, peti mitsingi. nanjye ka mitsingi gakonje Wowe wigana umuntu wundi. okay siko najya mbamenyera umva nishaka sinakomeze kumwe ko nshobora kuza kwibagirwa umva mbwira sakuzoza umva rero mani mwumva ukuntu gahunda zimeze amajini nyine papa warize ubundi ntabwo ashaka umugabo utipe mumenyerera umwana nyine we amaze kumva biriya bihuha by'ukuntu umwana we bagenda bamusebya ngo aratwite yahise abyuriraho nyine ahita amujyana hariya rubavu kugira ngo ajye kwigayo niyo mpamvu rero Liza bamujyanye hariya mani like are you even listening to yourself urundi uri kwiyumva ku buryo ajya kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo like uri kumva ko abantu uri kubwira ahangaha abantu babiri b'abagabo uri kubeshya like ibyo bihugu utumva wabivuga gutyo do you even have some facts hari ibintu uri kugenda wavuga hasi mani cyose ubundi waba bitemane kuki utumva ukuri nese uri gutekereza ukabona papa warize arinjije ku buryo ayobewe wanyu ku buryo biba ari seriye mani yaza kukureba hako so wagiye kugushyiramo mani imibare mu bintu byose wemera ukuri turi kuguhana uko nguko ibintu bimeze mani usibye ubundi wamuretse se undi agakomeza akabigira big Shima bari gushyiramo wagira ngo nishime reka nkubwire rero hano buri muntu wese afite ubwenge bwe bufite ukuntu abutwara gusa wenda mu ishuri ndabemera muri abambere nka n'ayamanika ukumva ariko nanjye muri Kigali umva amakuru yose kwa Agnes we like Radio Rwanda hafi yawe ni radio nyine ase ko twagiye ubundi mu bintu byinshi like we said a lot ariko ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu umuntu yaba aranga adafite nimero za Liza cyane nako ndi kuntu nabonaho Liza mbere yuko twivugisha ibintu byose nk'ibyo nazi Liza mani Liza se ubundi bigoye kubona ni ubundi kubona kandega ndavugana nawe nini se Liza allo sounds behave.